So guys, I'm back to back. Murabizi. Sinababwiye ku bijyanye na Diamond Platnumz n'umuntu witwa ZUCHU hamwe na Zari na Hassan. So guys, umunsi noneho ndaje tubive imuzi n'imuzingo. Ese byagenze gute? Ese kuye Zari n'umuntu witwa ZUCHU batandukanye? Ese byatutse kuri Zari ko kwira foto cyangwa shawo hari ikindi kintu kibyishe nyuma? So guys, reka nkubitse ko inge yari umwami w'umwana of course nye nk'abandi umwami muto cyangwa se unyite musaza wabo Simba. So guys, bijye ngibyo nibyo biri buze kudufasha kumenya inkuru ya nyayire hagati y'abano bantu ko ari batatu yaje kwivangamo n'umugabo Shakiba Rotaya akaba ari umugabo wa Zari. Uyu munsi narababwiye ngiye mihanda baba naga ari imihanda mu biryogo gusa cyangwa Nyamirambo n'imihanda za Dar es Salaam Afrika y'Epfo hose tuba dukwiye gukata tukamenya ngo ni iki kiri muri ino mihanda papa. So navuga ko Diamond Platnumz na Zari na Hassan bongeye kuri koroza ku mbuga nkoranyambaga ndetse urukundo rwabo ibintu byiganjemo ZUCHU umuntu byajemo Shakiba Rotaya benshi bakaba bakomoje nyine cyose bakagenda bakomeza kwibaza aha hantu cyangwa se ibi bintu bikamije iki, biragana hehe? Bigana cyane yuko umubano waba bose wari umaze iminsi umeze neza mu bigaragarira amaso y'abantu. Twavuga yuko umubano wari uri hagati ya ZUCHU n'umuntu twakita Diamond Platnumz twabonaga mu bintu byatugaragariraga byari bimeze fresh cyane, ntabwo byahita bihinduka mu munsi umwe cyangwa se mu minota mike, sibyo? Yaba umubano uri hagati ya Zari n'umuntu twakita Shakiba Rotaya navuga yuko ari ibintu ari umubano rwose wanyawe. So murabize ko ndi umwami muto cyangwa se ndi umwami w'umwana, ntago mubizi ariko mubimenye. Kuri ubu ngubu rero abantu bose cyangwa se ahantu navuga ko ahantu hose yaba kuri Twitter, Instagram, nyine ahantu hose ku mbuga nkoranyambaga uri gufungura mu binyamakuru byinshi biragaruka ku bintu byose biri kugenda bigaruka mu myidagaduro mu karere, urasanga navuga ko uri kugenda uhasanga abavuga ko Diamond Platnumz yongeye gusubirana n'umuntu witwa Zari. Ese ibintu byakunda? Hari n'abari kugaruka kuri ZUCHU rwandagaje Diamond Platnumz akanashyira hanze urwandiko rugaragaza yuko batandukanye ndetse ko Shakiba ari we mugabo wa Zari yakuyemo ake karenge. Ese ibintu byishaba bishatse kuvuga iki? So ukuri rero kwaba bombi wamenya ari ukuhe? Ukuri kuri hagati y'aba bantu bajya kuri bane wamenya ari ukuhe? Mbibutse yuko mbere yuko ibi byose biba habanje kujya gufata igihe time bakajya kwa ZUCHU iwabo mu rugo, nako kwa Zari ndetse n'umugabo we Shakiba Rotaya. Murabizi n'amafoto yagize gucicikana barimo basangira muri salo bari kumwe. Mani ntago tuzi niba ari udutwiko cyangwa se ibintu ari ibyanyabyo. Ariko ubu ngubu turibaza ngo kuri nukuye. Nibyo tugiye kwinjiramo duhereye ku ishusho y'uburyo igice giheruka cya filimi ya filimi yitwa Young Frame Africa cyamamajwe, kiri hagati anga buryo cyamamajwe, sibyo? Rero ubu ngubu tugiye kureba uko byari byifashe mu mezi ya mbere ya 2023 mu buzima bwa Diamond ndetse n'umuntu twakita Zari ndetse na ZUCHU. Ibi ngibi nibyo tugiye kugarukamo mu gihe gitoya dufite ahanga tugiye gukoresha. Ubu ngubu tugiye guhera kuri la filimi kugira tuze kubasha gusobanukirwa ese ni iki bimeze bite biri hagati y'urukundo papa. Reka nkwibuza gukanda subscribe niba utarayikanda please, ndakwinginze ugi ukande subscribe. Niba waragiye ukurikiranya neza icyo gihe cya hacicikanye amashusho ya Diamond Platnumz asomana n'umukobwa witwa Fantana,
ni ibintu byigeze kuvugisha benshi mu buryo bukomeye cyane, aho ZUCHU na Diamond Platnumz icyo gihe yatangazaga yuko kuva aho ngaho cyangwa kuva icyo gihe aribwo asomana, ni ukuvuga ngo Diamond Platnumz kuva icyo gihe ni wowe watangaje yuko aribwo asomana n'umuntu ubisobanukiwe kandi ubikora neza kurenza abandi bantu. Ni ukuvuga ngo umukobwa witwa Fantana ni umunyamideli ukomeye cyane aha ngaha muri Afurika. Navuga yuko rero gusomana kwiwe kwa Diamond ngo uyu mu baby ngo azi gusomana koko, ngo wajya yabyize special mano baby uhagaze ibicere bye, ndaza kuza kumubereka mu mashusho. Diamond Platnumz kuva icyo gihe rero yavuze yuko gusomana ari cyo kintu cya mbere kimubayeho cyiza mu buramwaka, kuko yasumanye n'umuntu ubizi neza kandi ubisobanukiwe. So kandi mbibutse yuko icyo gihe nabwo yari ari mu rukundo na ZUCHU, aho ngaho niho hantu byabereye. Fantana wanyuze kuri Diamond rero akagaragaza yuko ari umunyamwuga mu gusomana. Icyo gihe ye yagize ati natekerezaga yuko ari njye muntu udasanzwe mu gusomana, kugeza igihe rero nasomanaga na Fantana. Ngo ni Diamond wari uri mu dutera story, ntabwo nasomanaga ntabwo yansomaga, ahubwo yarimo arya n'ibyo bihe byo gusomana byiza kamuri iminwa sha. Niyo mpamvu uyu muniga abavuga ati sha ntabwo yansomaga, ahubwo ibyo bihe byo gusomana byiza nagize mu mateka. Ni ukuvuga ngo Diamond Platnumz, Fantana wanyuze kuri Diamond Platnumz cyangwa se Fantana wanyuze Diamond Platnumz agaragaza yuko ari umunyamwuga mu gusomana. Icyo gihe Diamond Platnumz yatekerezaga yuko ari we munyamwuga udasanzwe mu gusomana, kugeza igihe asomanye na Fantana. Ntabwo rero ntabwo yamusomaga nyine biri aho ngaho, ahubwo yamuryaga n'iminwa. So aya magambo rero ni amagambo Diamond Platnumz yaje gupostinga nyuma yuko nyine ni video yagaragaye barimo basomana. Aya magambo yarari koroje kwa ZUCHU, ewana yabaye akasa mutwe kuri ZUCHU, avuga yuko adashobora na rimwe kongera kwitaba telefone ya Diamond, ariko nyuma aza gutangaza ko kubera urukundo amukunda yemeye kubana n'igikomere, ariko akamubabarira cyangwa se bakagumana. Ngano hano byahereye. Fantana rero wumvikanye avuga yuko Zari ashaje. Murabika intambara yabo yamaze nk'amezi nk'atandatu mu mwaka w'2023. Intambara ya Fantana n'umuntu twakita Zari y'amagambo yamaze hafi amezi agera kuri 6. Fantana rero wumvikanye avuga yuko Zari ashaje ku buryo ashobora no kuba angana na nyina. Navuga yuko rero ikizungerezi Zari nawe yababajwe cyane n'amagambo ya Fantana wumvikanye avuga yuko uyu munyamideli wigwijeho ibigwi muri Afurika, akanaba nyina w'abana babiri ba Diamond, ashaje ku rwego yahanabera nyina w'iki kizungerezi ngo ni Santana cyo muri Ghana. Zari, umuntu yitwa Zari iyo bigeze ku bintu byo kuvuga ngo arashaje biba ari urundi rwego. Ntago bikozwa, murabyibuka neza no mu Rwanda hari ukuntu bigeze gufata amafoto yabo barayeditinga nyine bamushyiraho iminkanyari kunda ahubwo uti do mukecuru Zari. So guys, no kuvuga ngo rero bidatinze nyuma y'intambara y'amagambo yamaze hafi igice cy'umwaka w'2023 haje kuba ubwiyunge hagati ya Fantana ndetse n'umuntu twakita Zari, bongera kugaragara mu mikoranire n'ubundi bari basanzwe bakorana, irimo gutumirana mu birori bigiye bitandukanye. Icyo ngicyo kiba kirarangiye. So reka tureba mu mpera za 2023 Zari yaganiriye na ubundi Zari icyo gihe yaje mu Rwanda, yaje kujyana ibiganiro n'inyarwanda. So njye nafashe inyarwanda kuko yajya azenguruka ibitangazamakuru byinshi byo mu Rwanda bigiye bitandukanye, ariko
katwirebere ikiganiro yaje kugirana n'inyarwanda abazwa umubano we uri hagati we na Diamond Platnumz. Ubwo rero inyarwanda yaganiraga na Zari Hassan ubwo yazaga mu Rwanda akabazwa impamvu ataherekeje we n'abana be Diamond mu birori navuga ko by'agatangaza bya Trust Award mu mwaka wa 2000 cyangwa se mu mwaka wa 2023 byabereye i Kigali. Yatangaje yuko yari afite izindi nshingano yakurikiranaga zirimo ifatwa ry'amashusho y'igice kikurikira cya film Young Flames Africa. Zari rero yabibajijwe niba abantu bakwiye kwitega ko umugabo we Shakiba Rutaya nawe azagaragara muri iriya filimi, evuga yuko ari agaseke gapfundikiye yanze kugira ikintu bivuga. Nukuvuga ngo rero ubundi iriya filimi ni filimi ihuza ibyamamare byinshi ku rwego rw'isi, ko ni filimi ikinirwa mu bihugu bigiye bitandukanye, filimi irimo akiryo katari, filimi mukwiye kwitega ikindi gice cyayo kikaba kigiye gusohoka, kikaba kigiye kujya hanze. Iyi nkuru rero ni inkuru ziri kugarukwaho cyane muri ibi bihe uyu munsi. Izingi niyo nkuru iri kugaruka niho hantu tugeze ubu, tukaba tugiye kuvuga ku nkuru irimo egaruka muri ibi bihe. Navuga yuko rero kuri iyi nshuro kuba Diamond Platnumz yagaragaye afatanye ikiganza ku kindi hamwe na Zari Hassan hatangiye kuvuga bombori amahirwe menshi, akaba ari ko hari igikorwa runaka gikomeye baba bari gutegura cyangwa se baba bagiye kumurika mu minsi iri imbere. Babizi byandi bita agatwiko, ugasanga tuvuge nk'umuhanzi runaka agiye kumurika nka album, ugasanga yihaye ibintu bifa n'undi muhanzi runaka cyangwa se umunyamakuru runaka, bikavugwa and then album ikabona gusohoka. Yaba ku ruhande rwa Diamond Platnumz, Zari Hassan, Shakiba, ZUCHU ndetse n'abandi babashamikiyeho, navuga yuko bafitemo inyungu ku bintu runaka cyangwa se ku bintu icyenda kujya cyangwa se ku bintu navuga ko biba byenda kujya hanze, ku kintu runaka cyaba cyenda kujya nko hanze mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Bishoboka yuko cyane igice kindi kigiye gusohoka kiriya filimi igaruka ku nkuru z'ibyamamare bigiye bitandukanye muri Afrika. Ayo mpamvu haba hajemo bombori hagati ya Zari, umugabo wa Zari, ZUCHU hamwe na Diamond. Ni ibintu rero byaba twakita ko ari ikintu gice cya filimi cyaba kigiye kugaruka. Ese ubundi urukundo rwa ZUCHU ukomeje kurikoroza hagati ahangaha ku mbuga nkoranyambaga ahantu hose, ubundi ni urukundo, urwo rukundo rwaba bombi rwaba ruhagaze he? Ibyo nabyo twita tubigarukamo dukubita tubangura. So gushyira hanze urwandiko rwa ZUCHU rero no kugaragara mu ruhame atuka Diamond, atuka Diamond, navuga yuko ni umwe mu bagabo yarahaye umutima we, navuga yuko yawuhaye. Ubundi Diamond nago ibintu by'urukundo nago bari ibintu bye, navuga yuko rero ari ibintu ZUCHU yaba yarahaye umutima wiwe akawuha Diamond Platnumz, ariko akawukomeretsa akajya yajya ahandi n'iki. Uwo rero akaba ari Diamond Platnumz yakomozagaho nabyo, navuga yuko nabyo twavuga ko biri mu nzira yo gukomeza gukora amakuru menshi. Ubundi ni ukuvuga ngo ibingibi byo kuvuga ngo ni ugutandukana kwa Diamond, navuga yuko ari ibintu biri gukomozaho kuba hakomeza hakavugwa amakuru menshi kugeza iriya filimi isohotse. Wasanga ubundi ZUCHU na Diamond mu by'ukuri nta gatwiko man, nta rukundo rwigeze rubamo. So ni ukuvuga ngo rero niba nta rukundo rwigeze rubamo, biragoye rero no kubona yuko bana bajema Diamond ubwegeze kugaragaza avuga yuko ibintu bijyanye no gukundana cyangwa se gushaka umugore n'umuziki ni ahantu biba bihuriye. Ushaka kureka umuziki, ushaka umugore ko tujya kwita ku nshingano z'urugo. Mu busanzwe urukundo rwa Diamond na ZUCHU rero kuba rwaba ari urwanyarwo cyangwa se biri hasi, navuga ko ababirebera ku ruhande babibonamo
iturufu y'ubucuruzi kurusha ibisanzwe abantu bazi iby'urukundo rwa Diamond. Platnumz ubwe avuga yuko adashobora kwizirikaho umugore cyangwa se kuba yashakaho umugore keretse igihe yaba ashaka kureka nk'umuziki cyangwa se kujya mu kiruhuko cy'izabukuru. Muri Diamond avuga yuko guhuza umugore cyangwa se inshingano z'urugo hamwe n'umuziki ari ibintu bidakunda. Iyo ushatse umugore ukajya kwita ku nshingano z'urugo, umuziki urawureka. So ni ibintu rero yagarutse havuga yuko abahanzi benshi bagiye bazana abagore bagiye bahita bazima mu muziki, mbega yerekana yuko nta munyamuziki wapfa guhuza ibyo gukora inshingano z'urugo cyangwa se umuziki wapfa guhuza ibyo bintu bikoranira iri hagati yo mu rugo ndetse n'umuziki. Ni ibintu nyine bitapfa guhura uko byagenda uko ariko kose. Guhuza rero ibinyoma bigamije ubucuruzi si ibintu bishya mu mikoranire ya Diamond Platnumz n'imyidagaduro cyane yo muri Tanzania. So bitari kure rero ubwo ZUCHU aheruka mu Rwanda yacicikanya inkuru ivuga yuko igikapu kiwe cyarimo ibikoresho byose hamwe n'iby'ababyinnyi bye ari ibintu akigera mu Rwanda bahise babimwiba. Nyamara byari uburyo bwo kumenyekanisha yuko ZUCHU yamaze kugera i Kigali. Urumva yuko ibintu by'agatwiko kwa ZUCHU byamaze gufata indi ntera. Ibi ngibi nibyo rero turimo tuvuga tuti ibintu byose byabaraye agatwiko, dutanga n'ingero kuri kano gatwiko kuko ZUCHU kigera mu Rwanda avuze ko bamwibye igikapu kirimo ibikoresho byose by'ababyinnyi. Ku bundi bakwiba gute? Ni ugusohoka i Kanombe uva ku kibuga cy'indege uhita winjira imodoka nawe n'abantu bawe iri buvugeze hano uri bubere ibyo birori. Urumva rero biba bigoye kubona.